iyi ni imikino Samiri nkuko bigarutse ifashe Man United kwitegura kuko ugiye kureba wenda urugero wenda ushobora gufata urugero wenda nko kuri FC Barcelona imikino ikinnye ya gishuti Daegu FC Seoul na kipe yindi ushyize ku munzani n'imikino Manchester United ikinnye harimo difference ubona ko harimo kwitegura bitandukanye mu buryo bwa niveau n'urwego bakinaga. Manchester United muri Itwaye nkuko bigarutseho ni match 3 ubwo na manota 9 siko bimeze na manota 9 batsinze match 2 banganya match 1 match 2 batsinze harimo Bournemouth na West Ham ku mugoroba banganyije n'ikipe ya Everton na manota 7 muri rusange bagize siko bimeze muri match 3 batsinze ibitego 8 byinjiye mu buryo butandukanye 2 batsinze Everton 4 batsinze Bournemouth 2 batsinze ikipe ya West Ham binjijwe ibitego 4 gusa 2 binjijwe na Everton 1 binjijwe na Bournemouth na 1 binjijwe n'ikipe ya West Ham binjijwe ibitego 4 gusa ni byinshi imikino 3 ibitego 4 ntabwo uvuga ngo gusa ibine byose ahubwo oya none yajya manze nshyira hawe iyo mibare ubundi nze ako kagusa byaba ari biki bine ni byinshi imikino 3 ukuntu ubanza ugashyiraho imibare ubundi ukayicambwa yego ako kagusa niko nari numvise ufite akantu uhera hanyuma United igeze abayitsindiye ibitego 6 batandukanye ahubwo ako kantu ni sawa akani sawa kuko harimo ibitego 3 bya Bruno Fernandes harimo kimwe cya Rasmus harimo kimwe cya Mount harimo kimwe cya Dorgu harimo kimwe cya Mad harimo kimwe cya Ethan Williams ni byiza kuri bo nuko nguko basaga muri ino mikino nano marushanwa muri rusange ariko duhereye ku cyo gutsinda ibitego mbere yuko tujya wenda no kubyinjizwa gutsinda ibitego 8 muri match 3 it is good ni ikimenyetso cyiza cyuko equipe iri mikora neza cyangwa se wenda babikomeje bazarenza 44 batsinze mu cyo 8 y'ubushize umwaka ushize batsinze ibitego bike cyane umva ibitego 8 muri match 3 birenze 2 ku mukino kugira ngo ubone match ya Premier League umwaka ushize Man United yaba yarakinnye zikaba match 3 batsinze ibitego 8 zikurikirana wazikureye ko Manchester umwaka ushize nta namwe yigeze itsinda match 2 zikurikiranye Man United muri match 38 ntaho yigeze itsinda match yigeze ikora back to back wins ngitsinde weekend imwe itsinde ibindi weekend yari weekend imwe ikaba yatsinze no muri season yose ahantu yatsinze 3 kikurikiranye ni muri mu mashanwa 3 atandukanye batsinze muri League Cup batsinda muri Europa League Rangers banatsinda muri Championnat naho honyine ni hamwe byabaye so ni ishusho nziza cyane Ruben Amorim abasore baramutse bafatiyeho umwaka utaha w'imikino bagakomerezaho cyangwa se bagatangira umwaka w'imikino bari kuri no scoring rate birashoboka yuko umwaka utaha bazakora neza kurushaho ariko nta mugayo ko United na secretary yabanje kwitaho kuruta izindi zose n'ubundi n'ubusatirizi Brian Mbeumo na Matheus Cunha bari gutekereza no kuri rutayizamu nubwo Mbeumo akinnye match imwe ariko izindi match Matheus Cunha zigaragayemo nubwo nta gitego yatsinze ariko nakunze performances ari ukuntu n'umukinnyi tusheze no kuri baro ukahita ubona ko harimo itandukaniro ry'abakinnyi bari bahari cyangwa ukaramuvomaze ukareba arrogance afite hagati muri mediane hariya ku 10 yashaka ibitego ukabona ko harimo touche inyuranye na touche zindi twabonaga ku bakinnyi ba Manchester United kuri iki kintu rero Samire Mukanya nawe yicisheho cyane ibitego 4 binjijwe muri match 3 ni ikimenyetso none cyiza cyuko United yari mbi umwaka ushize mu bijyanye no kugarira n'uyu mwaka pre-season ziracyabigaragaza kuko muri defense uretse umusore w'umudefenseur bakuye muri Paraguay yitwa Diego Leon bashyizemo kina kuri 3 nta izindi ramforo bigeze bahashyira siko bimeze defenseur baracyari babandi ahubwo bagabanyije umubare wabo barekuye Victor Nelson Lindelof barekuye John Evans ngubu ni umuyobozi wa Academy ya Man United ndumva mu defenseur arabo ngabo barekuye baba senior abandi ni mu batoya Man United umwaka ushize yari yinjijwe ibitego bikaba 54 no kuri nonchuro muri match 3 gusa binjijwe ibitego bigera kuri 4 nta clean sheet bagize
nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko ari nayo mpamvu turi kubona United mu buryo busubirana cyangwa se mu buryo bukurikirana itari kuva ku isoko ry'umunyezamu izi match zikinwe na Tom Hitton na Itwaye ariko Ruben muri wese yitabazaga yakiryaga yari must umuzamu wa kabiri no gatatu yaba ari Bayindiri wa kibanje mu yakiryaga arakimira rwose yaba ari Hitton wasimbuye it was a must mu gice cya mbere cya United yaririmo igenda imira ibitego nko kumugoro nabonye ibitego batsinze nubwo ari Bayindiri pe nakunze performance ze ntago byari bibi cyane ariko harimo difference ubona ko bakeneyemo nyine umunyezamu hanyuma kugira abayitsindira ibitego batandatu batandukanye ni ikimenyetso cyiza kuko umwaka ushize iyi kipe yageze mu bihe byaho igomba kwiringira Bruno Fernandes kugira ngo ibeho ariko ntago ntekereza ko izo mbaraga ari zo mutoza yakifuza kwinjirana mu mwaka mushya w'imikino yakifuje kwinjirana nibura abakinnyi yizeyeho umusaruro kuva mu nguni zose niba ari Matheus Cunha niba ari Bryan Mbeumo niba ari Bruno Fernandes na Amad Diallo kinyi pre-season neza cyane nahise nanakonfirma ko umwaka w'imikino bipfe bipfuke ntaho uzamukura mu kibuga Amad very nice imikino myiza urwego rwiza nitujya kuri no game ya Everton mu buryo bwimbitse hari ikintu za kwibutsa Samir twigeze kuganira mu minsi yashize Samir yeze kubwani birashoboka yuko umutoza Ruben Amorim abaye ataguze rutayizamu bibaye bishobotse dushobora kuzabona Bryan Mbeumo ari ukina hari imbere tukantu turakinjiramo nta kibazo dushobora kuzabibona rwose so ni United nuko yasaga harimo byiza byo gutsinda ibitego byinshi harimo bibi byo kwinjizwa ibitego harimo byiza byo gutsindira byo kugira abakinnyi benshi bayitsindira ibitego harimo no kumenyerana hagati ya Matheus Cunha na Bruno Fernandes nabikunze cyane nijoro bashyizemo Mbeumo bitabiba perfecto touche ziri sharp touche ziri zifite aho zigana zifite direction hari cyo bita touche zifite purpose ryari abantu babakina umupira ukareba ikipe irimo irakina ariko wareba touche barimo bakora n'amapasi barimo bakora barashaka kugera kuki ukabona ni ibintu bidafite isobanuro ariko Matheus Cunha arafata baro ya linkinga na Mbeumo cyangwa na Bruno Fernandes ukatubona United iri dangerous stay ubwoba ukataba kugira mu buryo bwihuse touche ziri leather zibaba imbere y'izamu ziteye ubwoba ku buryo ubona ko buri mwanya baragutsinda igitego mbona ko rero United umutoza Ruben Amorim muri changement nziza nakunze revu ya transition United irimo ikora muri no mikino transition ukuvuga kuri aba barimo bakina none bakahita baganisha umupira imbere y'izamu mu buryo bwihuse cyane counter nabonye ari ikintu United tugomba kuzayitinyaho umwaka utaha niba irimo itera counter attack so ni byiza kuri yo imikino nekereza ko yifashije ndumva bazanyuzamo n'indi mikino harimo Fiorentina nayo n'indi match nziza yaba kwa gatandatu rwose Fiorentina yaba David De Gea yaba Moiskin nayo n'indi match ishobora kuzatwereka ibindi bintu bishya mbe umukina n'iminota ihagije kuri iyi nshuro so nekereza ko United mu ishusho nayibonyeho yari yongiyo kandi ni byiza muri no mikino itatu ikibazo ni performance individuals cyane cyane ku muntu witwa Garte hakaza aho n'ahantu Manchester United igomba guhita ishakira igisubizo either iramudropinga arazamura urwego kurushaho arazana uyu musore Casemiro ariwe agirira icyizere Casemiro nawe n'umukinnyi ufite experience ariko ugendeye kuri noje bahita bakenera umuntu ushobora guta yihuta kuri Casemiro gatubona ko karaza kuza kumugora kuba imeno ntiyihuta Casemiro ntiyihuta bombi kwashyiramo hagati mu kibuga bombi ari babiri automatically rije yawe iraza kuza gusana Bruno Fernandes ugaruka kwakira imipira kugira ngo ari wirukankana harimo akantu umutoza agomba kuza gukosora mara hagati we na Igarite se ntibyakunda inde nande Casemiro Igarite ikibazo Igarite ari timo turavuga performance imbi ntabwo wakwizera ko yacyakemuka bivuze ngo gukemura ikibazo cya mbere gukemura ikibazo cy'imediate first of all ushobora gufasha Bruno Fernandes kutakora iriya double work izamu ryo rya Manchester United ni Nyagasani uririnze nibyo umwana yakoze ikosa Amad Diallo agaruka muri defense ku mupira none utakajwe na Bruno Fernandes ku gitego cya kabiri Amad agaruka muri defense ku defanda awukoza kuri Hayden awitsinda ariko ni ikosa rya Amad Diallo cyari ya captain Amad Diallo wakinyura umupira
nta gihe ntarware kapiteni abigizemo kapiteni yatakaje umupira hano ariko bya bindi bye bisanzwe hano hagati dora bimwe bye bisanzwe batanga umupira ruguru mu gutanga umupira Amadi Diallo we yawudefanda atawureba awukoza kuri mugenzi we witwa Hayden arawitsinda umuzamu rero harimo ereri umuzamu nanone muri mupira ni baro yagendaga buhoro nubwo ari deflection niko deflection yagendaga buhoro ahubwo umuzamu yarazi ko wagiye hanze umuzamu agomba gukura iriya baro y'igitego cya kabiri nta kintu na kimwe ari bukora cyatuma iriya baro mu gitego cya kabiri atari kwikuramo yagiye guhindukira asanga we yatekereje ko hari umupira uri bujye hanze arebye abona umupira deja winjiye impamvu uri kuvuga ngo Manchester United nka match yaheruka bakinagamo na AFC Bournemouth igitekerezo cyo gukinisha Tony yaza kuza ko yashyize muri no match bayifatana nta gitego ari kubona mu izamu ugendeye kuri uburyo atake kuri match ya Bournemouth yatatse uburyo bwo Bournemouth yatiye amashoti atanagara mu izamu rya Manchester United yaragendaga on target umuzamu yakoze mu 7 munyezamu Tom Hatton nimugoroba Everton atema amashoti baragara mu izamu shoti mutagatozo zijya mu izamu bitandukanye n'umugenzamu ninjoro wa Everton iwe wafashije club ye ugende nk'amashoti Manchester atemwe izamu rya Everton iyaza kuza kuri Manchester ari Everton atemwe izamu rya Manchester byari bitego bitanu nko mu gice cya mbere ho byari bitego bitanu umunyezamu wa Everton ninjoro hari yakoraga save kabiri nk'umunota yanyuma none wowe yakoze save igitego cya gatatu iri clear kabisa uyu nguyu witwa Bayindira adafite ubushobozi bwo gukoraho nimwe ubwo rero icyo nashaka gupointingaho ni izo point ebyiri umutoza neza ko yazibonye umuntu witwa umuzamu ni Erima akwiye gutekereza giye ku giti cyane anatekereje umuzamu mbere y'umwataka nta kibazo kuko atake twabonye ko ashobora gukora setup igitego igashoboka bagakina bakaba Bruno na Kunya na Mbuwemo igitego bashobora kukibona niyo bafite Hoyland kuri bande tushaka kuza gusayidira mu minota ya nyuma ariko bakabanza gukemura ikibazo cyo mu izamu umuzamu first of all akenewe mbere y'umwataka Manchester United hari n'ikindi umuntu yakibaza sinzi je nakibajije ndimo ndareba umukino wa Manchester United ese wende iyi system ntago hajya habamo ushaka kudahindura formation akushaka guhindura ubundi buryo bw'imikinire tactique mu kibuga bari gukina animation deje animation deje ntago kuri Ruben Amorim kuko nabimumbonye muri sezishize ni nongeye no kubibona muri match nk'ebyiri narebye match ya mbere ya West Ham nongeye kureba iyi match abone mufusi nayirebye ariko nibajije igihe nyine uri kubona equipe itangiye kukudomina irimo ikina imipira miremire yatangiye kukusatira hari umukinyi wawe uri gutakaza imipira myinshi ese nta udakuye umukinyi kuri bench ngo tuvuge ukuyemo aba defenseur batatu ushizemo abandi ukuyemo abakinyi babiri b'imbere Casemiro na Maino Ugarte na Maino ushizemo abandi nta bakagaruka n'ubundi muri bya bindi babandi ba mbere bakinaga nta bundi buryo bushobora kubaho bwo guhindura umukino mu kibuga hagati ukoresheje abakinyi barimo mu kibuga kuko nabibonyemo inenge njya mbibona kuri bano batoza bandi cyane cyane reka turebe nk'umutoza utwaye shampiyona witwa Ernest Loti muri sezi ishize n'impamvu abatoza benshi yabatwaye ashoboye gutwara shampiyona afite uburyo yakinaga ukabona wowe urizera ko umukino wa Liverpool ni wa wundi w'imipira miremire ariko yaragiye abihindura no mu mukino hagati ukabona arahindura system ubu natangiye no kubona afata abakinya akabakura mu myanya yaba akesi akavuga ati se Gravenberg ese igihe natakaje Virgil van Dijk waza gukina na Konate ese wakinana na Van Dijk ese runaka yaza ukajya mu mwanya wa runaka agakina so kuki kuri Ruben Amorim icyo kintu kidashobora kubaho byibuze ngo turebe ko hari ubundi buryo Manchester United yatangamo umusaruro itarinze yakura umukinyi kuri bench ibijyanye no guhindura imyanya arabikora kuko ninjoro Amadi Diallo yagiye imyanya itatu mu kibuga ni kimwe uburyo byo guhindura imyanya byana nabikora kuko ninka ninjoro Amadi Diallo ati imyanya itatu mu kibuga uyu mwana uyu munya Diego Dorati imyanya ibiri yahindiye amuhinduye mu buryo bubiri kuko na Everton ipire mirimo yatangiye kuyikina akimara kuvunika witwa Mateja Delight akimara kuvamo kuko nakariye umuntu uburi hejuru cyane ni imvune zigenda ninjuru yavunitse rwose asaba remplacer no muri match ni kuri yasabye remplacer no muri match ntago gerangiza match yasabye remplacer mu musore witwa Mateja Delight United draft nubwo bose twa kano ka mini competition ka Premier League series hari urwego runaka kureka cyane kubo no guhangana amakipe uzakina na izahura nayo wamuje ura gukina imikino itatu na clubs zo muhanganye muzahura muri champion zigwa ritime cyangwa byakora ikintu ugomba gusora ibyo gukosora bya mbere by'ibanze nakosora ukunije kuko ibitego atangiye kubona ko imikino itatu atsinze ibitego 8 ariko yinjijwe ibitego 4
mu mitego 8 yinjije muri imikino 3 we yinjijwe 4 yinjije 8 atsindwa 4 bivuze ngo yari afite ubwizigame bw'ibitego 4 Manchester maze itabona ibitego wenda byimwere kandi ku makipe imbere mu gihugu nibyo ni pre-season ariko ni pre-season kwereka icyo uzatangira ariko ushatse banavuga ko nubwo ari pre-season ariko ubu buri kipe itarageza se ku kigero nk'icya 60% yitegura shampiyona nta kintu ifite wavuga ko iri gukora pre-season mu byo gukosora by'ibanze no gukosora iyi myanya yo hagati mu kibuga imbere ya defense na ririya zamu harimo ikibazo kinari seriye cyane aho njyewe ariko iyo biga gutoza ntibigisha cyane uburyo bw'imikinire bigisha amayeri gusa y'umukino ibindi akaba aribo bihitamo mbona Manchester United mu bakinnyi ifite ikiganiro Daniel Levy yakoze na muri the overlap na Gary Neville yavuzemo ikintu gikomeye aravuga ati abantu nibyo baranenze kuko nirukanye umutoza kubera ko yatwaye igikombe cya Europa League ariko nanone ntabwo twagombaga kwirengagiza ko twabaye aba 17 muri Premier League byabaye ngombwa ko dushyira muri urwo ruvangitane rw'ama emotion y'igikombe n'ikintu cya nyacyo board of directors bafata umwanzuro ko umutoza agomba kugenda ubwo bafite uko bakoze ijanisha ryabo muri data zabo babona ikiza ari ukugenda rero Ruben Amorim aracyari umutoza mutoya uretse success agize muri Sporting ariko kuri no formation ntaragira success rate ya Conte voilà muri formation ahubwo se yari yanayitangira ni ukuvuga ngo Nasiri yakoresheje urugero rwiza rworoshye rwa René Slot ariko Slot yaje kuvumbura ibyo abakinnyi be bakora kuri june ya 5 bamaze gutsindwa na Nottingham Forest baramwicaza aravuga ati tuganire tujye inama mumbwire ibintu byanyu tubigenze gute Sara aramubwira ati nkuraho burden yo gusubira inyuma nzagutsindira ibitego by'abataka babiri nje ntusabe gusubira inyuma cyane Graven Bachati ntusabe gutwara umupira baraganira agenda yumva urwego rwa buri mukino simamya ko ubajije Amadi Diaro ugiye kwataka sezo imeze gutya igiye kugukura ku mwanya wa 15 simamya ko muri no formation Amadi Diaro ari we wanyawe kuri uriya mwanya ntabwo ari Cesar Zipi ibi bintu Antonio Conte nawe muri Napoli yabibonye ageze kuri june ya 4 nawe arabicaza baraganira ajya asubira muri 4-3 asubira mu byo abakinnyi bashobora kuba bakora kuko buri hari ikintu hari umwanya ubona kuko nibiza kuba ngombwa hari abakinnyi bari buze gutakaza umwanya hariya ubona ko urwego rwabo ruri hasi cyane barimo ba Ruksho muri back 4 hari uburyo wa mugari niba koko agifite ubwo donc yo kuba ati ibyanye byo bigomba gukora ahangaha icyo Nasirera komojeho nashakira ibisubizo mu bakinnyi bari mu kibuga abahagarika kuriya abakinishe bitandukanye kuko afite abakinnyi bashobora kuba babikina akaba yakina yagumana aba defenseur babiri bo mutima wa defense ubwo niba yazanye hari Maguire na Matidelight igihe bafite umupira ku rundi ruhande rumwe akakoresha Mazarawi urundi agakoresha Dorogu cyangwa Daro none wowe uburyo bari buze kwanima bakabishakira ubundi buryo urimo urakomplika kuko iyi system muri aba bakinnyi urasa nkaho ahubwo ufite nk'igitekerezo cy'uko yakabivuyemo ariko ukanavuga uti n'ubundi nabigumemo ariko uyu mugabo uko umubona wowe mushakira abadefenseri 3 bo guhagararana beza umwe n'abandi babiri bakina ku mpande kasa so ashaka gukora abadefenseri ntugirire Muhammad Diallo aho niho bipfiriye kuko iyi system ikinwa n'aba wing backs kandi ntabo bafite ushaka kumbwira ko ariho bipfiriye ariko kandi nibyo ikipe izagenda nabo bafite ugendeye kuri banditse kuko ugendeye kuri Amadi azakina uvuze babiri kandi twamaze kubona nijoro fareka nungane Deus mbere ko ubuvuga iki cya wing backs fareka nungane Deus ntabwo nemeranywa namwe nuko deja ikipe yakoze investment umwana yitwa Patrick Doro kandi ugendeye ku byo irimo gukina ari ikibazo gihari muri kuki mutavuga ko ari umuwingo ari umufullback kandi ahari we turamwemera umva ikibazo reba iyi line up hano hari Amadi sibyo kucyeta hataza Daro hariya hari Daro kucyata Dorgo sibyo ahitemo aba bantu babiri Ugarte na Casemiro baba ari babiri kuki ushaka kwambura ubushobozi Amadi Diallo yakoze iki gitonga umva impamvu Amadi Diallo ni umukinnyi uri offensive yego sibyo 100%
sibyo ariko igihe kipe adversaire ifite umupira Amadi Diallo nta kintu ni zero, nta kintu yagufasha mu kudefanda ariko ntibize kuba ko n'icyo gitego ahantu yaturutse aje kudefanda understanding asiri ntibize kuba ko Amadi Diallo atahakina ntabwo ari uko atakina kuko njye nabonye abakinnyi benshi njyahubwo mbona nabonye abakinnyi benshi bahindutse muri iyi system bari abakinnyi baba winga baheze umurongo rwose b'inguni bagaruka inyuma ahubwo bakanakina neza no kurenza Amadi urareba no mwanya Brian Mbere urareba no mwanya Brian Mbere niba mwarebye match nijoro igitekerezo cya muri mu cyagaragaye gutangiza Diego Daro nuko Diego Daro match yantuza atayikinye yamuzanye asimbuye aravuga ati ku munsi muhe match ko Durgo wari watangiye n'umwana yitwa Riwone uyu munsi nimugora amaze guhindura Durgo yagarutse umwanya we bita bigaragara igitekerezo cye nuko kazakina ikindi cya kabiri iyo niba mwarebye match neza animation deje Amadi Diallo ntago agaruka ku defend ninjoro mpamvu agarutse akitsira igitego nuko umukinnyi wese ashaka kugaruka muri defensive yini ibintu bisanzwe na rutayizamu araza akitsira igitego ku izamu rye ikindi ibintu bibaho ariko uburyo animation deje y'ikipe ikina Amadi Diallo no mu winga mu wings uca ku ruhande iyo batangiye kudefanda niyo mpamvu yitubona agomba ko afite mu central midfielder umwe uzagatagara muri defense hanyuma uriya musore twa Ramin uyo Roniero ahitaje ku ruhande rw'iburyo akadefanda neza reka tugaruke mu kanya bigaragara ko umutoza arimo gutegura ibintu ahubwo ikibazo gihari data Ben ngiye ko nayo maze ko no kubibona ntabwo arabona the right man w'imbere abadefense ushaka kuza kumukinira nka none nk'umucentral midfielder wenda bashaka kuba ari ikibazo cyangwa se ikibazo kiri no kuri abo badefense ni ikibazo gikomeye cyane nabo ubwabo bahagararanye nabo turaza kureba urwego rwabo baba defenseur nabo ubwabo